Ubu n'ubundi tugiye kureba utwatuzo nk'uko nari nabibasezeranyije. Ubundi utwatuzo dukora dute? Ese ubundi tutaramenya uko dukora, ubundi utwatuzo ni iki? Ese ni utuhe? Ubundi utwatuzo ni uburyo bw'ibimenyetso bidufasha kutuyobora interuro cyangwa se interuro uko yubakitse, ibiyiranga, n'ibibaza, n'ibitangara, niba hari ibyo uri kuvuga bikaba ugiye kubyongeraho, ibyo byose tugiye kubireba. Ese turebe utwatuzo ni iki? Ubu rero reka tubanze turebe ese utwatuzo ni utuhe. Turibanda ku katuzo ka mbere bita akabago, twibanda ku katuzo ka kabiri kitwa akadomo, twibanda ku katuzo ka gatatu kitwa agatangaro, twibanda n'akandi katuzo kitwa akitso. Ubundi bwatuzo bugiye bukurikira turabureba nk'imigereka, ariko reka twivugire kuri utwo twatuzo ko tumaze kutuvuga. Ubu rero reka duhere ku katuzo kitwa akabago cyangwa benshi bakunda kwita akadomo. Gasoza interuro ihamya n'interuro iri mu ntegeko. Gasoza interuro ihamya ndetse n'interuro iri mu ntegeko. Urugero: umunyeshuri mwiza arangwa n'isuku ndetse n'ikinyabupfura, full stop cyangwa se akadomo, ugatushyiraho akadomo. Interuro itegeka: mwite ku bidukikije, irategeka nimubyiteho, mukore neza. Zose ni interuro zirangwa n'akabago cyangwa se akadomo. Aka kabiri nk'uko twabivuze kitwa akabazo. Akabazo gasoza interuro ibaza. Urugero: muri iki gihembwe twahawe amavuta angana iki? Wenda ni umuntu uri kubaza runaka, ugashyiraho akabazo. Utuye mu wuhe murenge? Ako nako ni akabazo. Aka gatatu ni agatangaro. Agatangaro gasoza interuro itangara, kagashyirwa n'inyuma y'amarangamutima. Mbega umukobwa mwiza we, ugashyiraho agatangaro. Interuro ya kabiri y'urugero kavuga ngo mbega umuntu ukina neza we. Ako nako ushyiraho agatangaro kuko turi kureba amarangamutima. Ndetse ukaba wavuga ngo mbega ukuntu iki kigo cyubatse neza, bashyiraho agatangaro. Tukiri hano tuvuze ku gatangaro, nabwo dukoresha nk'uko twayibonye, dukoresha inyajwi eshatu ntizirenga. Iyo ushyizeho izirenze uba uri kwica amategeko ajyanye n'ikibonezamvugo, bityo nubwo nta mahame n'amahano ushobora guhanwa, ariko muri make uba wishe ikibonezamvugo. Tugeze wa gatatu dusanga kitwa akitso. Akitso gakora gate? Akitso gakoreshwa mu nteruro kugira ngo baruhuke akanya gato, kakanakoreshwa mu gutandukanya ibintu birondora. Tuvuge ugiye nko kuvuga ijambo, noneho urumva umwuka usa nkaho uheze, ugiye gushaka uwundi mwuka, icyo gihe ukoresha akitso. Ndetse igihe ugiye kurondora ibintu, nk'urugero rwo kurondora ibintu, ukavuga ngo mu rugo iwacu twatetse ibitoki, ugashyiraho akitso, ibijumba, ibishyimbo, amateke. Ibyo byose ugenda ukoresha, kugenda uvuga ikintu witse uvuga ibyo bintu, ukoresha akitso. Ikindi gashobora gukoreshwa nk'uko twabivuze mu kugira ngo uruhuke. Urugero: umunyeshuri ushaka kujijuka, akitso, yirinda gusiba, ntakubagane mu ishuri kandi akagira isuku. Umunyeshuri ashaka kujijuka ashyiraho akitso, yirinda gusiba akitso.
ntabwo rivuga ryose ko ryakabaye ngo umunyeshuri ushaka gusiba yirinda no, ntabwo wanavuga nabi nk'uko nari mbikoze. Muri iki gitabo rero cy'umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye ntabwo tujya mu twatuzo cyane, gusa icyo twamenya tubonye twatuzo tune. Tubonye akabazo, agatangaro, akitso ndetse n'akabago. Ni muri urwo rwego rero hari utwatuzo twinshi tuzajya tubona mu mwaka wa kabiri ndetse n'umwaka wa gatatu, ko tuzagenda dufatanya kumenya ikinyarwanda nk'ibitabo byigirwa mu mashuri. Bityo rero reka mpagarikira aha, mbibutsa gukora subscribe, like and share kugira ngo mbone ko munkurikiye neza, ndetse uko ugenda uko bwije n'uko bukeye ko muzagenda murushaho kumenya byinshi byerekeye kuri ibi bitabo. Ndetse hari igihe ushaka no kumbaza, wanyandikira kuri ya nimero nabahaye 0780 089 06. Bye bye.